sport ikuriro buri Kigali pele twaravuze ngo Amicus Pro. Rayon ni umurabyo mu kibuga birunasumwa mu mikino yose ragata na kuyisubiza inyuma gutsinda ni intego guharanira intsinzi gikundiro yacu turagukunda iteka umunota wa gatanu Elanga yateye umuyaga ashaka igitego ariko ngaho match irakomeje AS Kigali nayo yagerageje Chabalala umupira urarenga gusa ntabwo batinya Folenganya arakata kora mu mitana arekura umukwacu igitego cya mbere cyaje kiba kiranyoye Rayon y'umurabyo mu kibuga ntirudasumwa mu mikino yose ragata na kuyisubiza inyuma gutsinda ni intego guharanira intsinzi gikundiro yacu turagukunda iteka igice cya kabiri impinduka zirabaye Adama na Fall bari baje gutungurana Folenganya atsinda icya kabiri abantu bakoma amashyi AS Kigali mu bihombo ariko bagumya guhanyanyaza penaliti yarivuze nabo barishyura ariko Rayon irahaguruka itanga ikibatsi cy'umuriro birangira bashyizemo n'icya gatatu mu mikino yacu yose Rayon ni igisubizo imbaraga n'umutima duhagaze hamwe mu rukundo amanota 33 umwanya wa mbere n'uwacu abana AS Kigali tabo aturusha Rayon y'umurabyo mu kibuga ntirudasumwa mu mikino yose ragata na kuyisubiza inyuma gutsinda ni intego guharanira intsinzi gikundiro yacu turagukunda iteka twaratsinze turagata Rayon ihora imbere kuri Kigali pele stadium twakomeje kubibereka Rayon Sports ni ya mbere n'icyizere cy'igihugu abafana turirimbe duharanira gutsinda God bless Rayon Sports one love one team one dream oh Rayon Amicus Pro.